Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Aho muherereye hose, Imana yacu ni ishimwe. Ndashimira abantu bakora kuri subscribe, abandika komanteri, abadusengera, abatwereka urukundo rwa buri munsi. Eka n'ukuri ndashimye. Uwiteka Imana abahezagire cyane. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana kuko ngiriye umugisha wo kubona akanya, ariko tutararisoma reka tubanze dusenge. Ndagushimira Mana igira neza, ndagushimira kuri umukozi w'umuhanga, ngo wahe ikaze muri iki kiganiro, ubane natwe kandi ube ari we wivugira, nanjye nkubere indogobe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice byaho 8 n'umurongo waho wa 30. Twumve icyo Imana ihatubwira. Turasoma tugeze ku murongo wa 32. Aravuga ngo abo Yesu yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindanishirije, nabo yabatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose? Amen. Imana yacu ni ishimwe. Dusomye ijambo ritubwira uburyo ki Imana abo yakunze cyangwa se abo yatoranije, ko abo yahamagaye yarabatsindiye kandi yarabatsindishirije. Imana ishimwe. Tuzi neza yuko abantu bemera Imana kuva mu gihe cya ba sogokuruza no mu gihe cyacu nk'iki, abantu bubaha Imana bakunda kugira gute? Kurenganywa, bakunda gutotezwa. Imana itugire neza. Bahura n'intambara zitandukanye, ariko kuko Imana yabakunze, haleluya. Hari ijambo muri Yohana rivuga ngo si twe twayitoranije cyangwa si twe twayihamagaye, ahubwo niyo yadutoranije. Imana ihabwe icyubahiro. Irangije rero ibivuga neza, iravuga ngo abo yatoranije, abo yahamagaye yarabatsindanishirije. Yesu nahabwe icyubahiro, kandi ngo yabahaye ubwiza. Haleluya. Rero Imana ishimwe. Aho uri wibuke ko Imana yakuneshereje, wibuke ko Yesu yabereyeho kugira ngo aturwanire intambara kandi adutsindire. Yesu nashimwe. Mu byo twebwe tutabasha gushobora, yo irabishoboye. Muri bya bindi bibasha kudutsinda tugeze ahakomeye, yo iraza igaseruka. Haleluya. Aho nakwibutsa, wibuke uburyo ki Imana yakuneshereje cya gihe wahigwaga, cya gihe wari urwaye, cya gihe wari wabuze renti, cya gihe wabonaga isoni zigiye kugukora, cya gihe wari ufite inzara, cya gihe bakurenganyaga kubera ko wakiriye Kristo, ariko Imana ikakuneshereza. Imana ishimwe. Hari ibyo twavuga kubw'imbaraga z'Imana, hari ibyo twavuga kubw'urukundo rw'Imana, hari ibyo twavuga ku mbabazi z'Imana. Nawe byinshi urabifite. Yesu nashimwe cyane. Arangije umurongo wa 32 aravuga ngo ubwo yatanze umwana wayo, ngo izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose. Yesu nashimwe. Aho ngaho kandi nongeye gufashwa cyane, nongeye kugira ibintu nibutswa. Haleluya. Burya iyo twizeye Imana, buryo dukiranukiye Imana, buryo tugumye mu bugombe bw'Imana cyangwa se mu bushake bw'Imana, Imana ikomeza kubana natwe. Naho twabona bikomeye, naho twabona bigiye gucika, ariko Uwiteka araza akabana natwe. Haleluya. Hari ibyo umubyeyi wawe, hari ibyo umudamu wawe atakora, hari ibyo umwana wawe atakora, hari ibyo inshuti zawe zitakora,
kuko hari aho zigeza nk'abantu, hari aho umubyeyi ageza nk'umuntu, ariko kandi hari aho Imana ikora kuko ari Imana. Yesu nashimwe. Rero nkashaka kukubwira muri aya masaha, sinzi aho uherereye, ikibazo ufite, ikibazo uri kurwana nacyo, ibuka ko Imana yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo agucungure, ntazabura no kukuneshereza. Hareruya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibiguteye ubwoba byinshi, hari ibyo uri gukora ukabona ubushobozi bwawe burashize, hari ibyo urimo ubona wabuze uwabigutabaramo, inzira urabona zizitanye, ariko ibuka ko Yesu yaje kugucungura. Toperevo afite no kukugirira neza. Haleluya! Afite wa wundi wamennye amaraso yiwe, afite no kuza akagutabara muri icyo kibazo ugezemo. Imana yacu ni ishimwe. Aya masaha ndumva ashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zizura abapfuye. Birashoboka ko nawe ubona ko wari ugiye gupfa, ariko igihe cyawe si kimwene data. Imana iracyagufiteho umugambi. Wari wihebeshejwe n'uburwayi bumwe bukomeye, birashoboka ko ufite diyabete, birashoboka indwara zananiranye, kanseri, indwara ku bana b'abantu babona zikomeye, icyitwa sida, ariko ndashaka kuvuga ngo ku Mana ntabwo bikomeye. Kuri dogiteri wawe byamukomerera, muri famiye yawe byabakomerera, ariko ku mbaraga z'Imana, ku bw'izina ry'Uwiteka, nta kintu na kimwe Imana inanirwa gukora mu gihe cyayo. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wari ufite ubwoba rero, wibaza ubuzima bwawe uko bumeze, wibaza ejo hawe hazaza, wibaza, ariko ndakubwira muri uno munsi, ndaguhumuriza muri aya masaha ngo humura. Icyo usabwa we ni ugukiranukira Imana, icyo usabwa ni ukuyegeriza Imana, icyo usabwa ni ugukiranuka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo Uwiteka umuhereze ikibanza mu mutima wawe, Uwiteka umuhereze ikibanza muri iyo nyubako uri kubaka, muri ayo mashuri. Imana itugirire neza. Aho ngaho mu kazi wifuza gukora, mu kazi uri gusengera, ndashaka kubwira ngo uhereze umwanya, ikibanza cya mbere Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Birashoboka ko wowe wari ucitse intege, ariko humura, Uwiteka aracyakora ku manywa na nijoro. Uwiteka ntiyigeze ahinduka, Uwiteka ntakurakariye nk'uko abana b'abantu bakurakarira, Uwiteka ntarakwivumbura nk'uko abantu bakwivumburiye, Uwiteka ntarakwinuba, Uwiteka aracyafite amaboko yo kukugirira neza, aracyafite imbabazi, aracyafite urukundo rwo kukwiyereka. Imana ishimwe. Haleluya! Reka dusenge Imana. Birashoboka ko wari unaniwe, birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko hari induru zakuvugiraga mu matwi, birashoboka ko wabonaga kuri konti nta kintu kiriho, birashoboka ko kuri konti wabonaga amafaranga ari gukendera, birashoboka ko wabuze amafaranga yo guhemba abakozi, birashoboka yuko udepoza ntihagire umuntu n'umwe ukwemvita ku kazi. Wicika intege impande n'impande, uracyagoswe n'imbaraga z'Imana. Urashobora ko wari wabuze renti, ariko uyu munsi wa none Imana yagukorera igitangaza. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana, dufatanike kubw'uyu mwanya. We wari ucitse intege, we wari ucogoye, wongere wowe wegera Imana. Imana nayo irakwegera, kandi Imana iracyagukunda. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe duhaye, utwibukije yuko icyatumye utanga umwana we w'ikinege utazabura kumuduhanana n'ibindi byose. Ndasenze ninginga Mana, muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, niko Pawulo yabivuze. Ibibazo ni byinshi, indwara ni nyinshi, ibiducogoza ni byinshi, ariko mu izina rya Yesu kwimura Imana ni kwinshi. Turakwinginze kugira ngo Mana wongerere imbaraga abantu bawe, abari batenebutse ubiteho, abari bacitse intege ubagarure mu izina rya Yesu, ubakure mu kurangara, abari bakwivumburiye ubagaruremo icyizere
mana ubaremera igitangaza. Urakoze Yesu, turagushimira ko byose ubikoze kubw'urukundo rwawe, amen.